ariko kandi ngarukanye n'ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe bw'uyu mwaka wa 2025. Umwaka wa 2024 wahuye n'ingorane nyinshi cyane, uhura n'ibibazo bikomeye cyane, uhura n'inzitizi zikomeye cyane, ubona mbese hirya no hino birakomeye cyane. Ariko uyu mwaka wa 2025 itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2025, ariko ubuhanuzi nkusaniye buravuze ngo ntutinye, ngo nukuka umutima. Haleluya! ngo ntutinye, ngo Imana izakujya imbere. Uriya mwaka wabuze uwakujya imbere, uhura n'uburwayi ubura uwakujya imbere, uhura n'ubushomeri ubura uwakujya imbere, uhura n'intambara ubura uwakujya imbere, uhura n'ibikomeye cyane ubura. Nzigera mvuga icyo Imana itambwiye, ntago nzigera mvuga icyo Imana itantegetse, nzavuga icyo Imana yambwiye. Dore yuko abantu benshi basigaye bavuga ibyo Imana itababwiye kugira ngo bashimwe n'abantu. Nukuri rwose ushobora gushimwa n'abantu, ariko ku Mana ntushimwe. Ibyo byose ingororano zose ni zeru. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariwe gukorera Imana. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariwe kuvugira Imana. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariye kwamamaza Uwiteka. Dore abandi bakomeye ku buzima bwawe, ariko ntago byayirenze, iracyakora. Mana ishimwe, birakomeye ku buzima bwawe, nubwo byakurenze, nubwo byarenze inkombe, ariko ntago byananiye Imana gukora. Iryo jambo ntorejeho. Wari ufite ibibazo bikomeye, ariko Uwiteka arakubwiye ngo ntutinye. Mana ishimwe, reka nkubwire, haleluya, haleluya. Numwe mu bahanuzi bagomba kuvuga iby'Imana ivuze, numwe mu bahanuzi bagomba kuvuga iby'Imana yemerera. Rero umve buhoro ubuhanuzi n'ubwawe, ubuhanuzi n'ubwawe rwose, n'ukuri rwose n'ubwawe. Imana isenye imigozi yari iri ku buzima bwawe, Imana isenye rwose kuri uyu mwaka wa 2025. Imana yitamurire ku buzima bwawe, Imana ikora ibikomeye cyane. Urwara umutwe, ariko ijambo rirabwiye ngo ntutinye. Imana igiye kugendana nawe, igiye gukorana nawe. Umaranye uburwayi kanseri iminsi myinshi mu nda, ariko Imana igiye gukorana nawe, Imana igiye gutangirana nawe uyu mwaka. Reka ngutangarize ngo Imana igiye kuguha umunsi wo gucuranga, Imana igiye kuguha ibihe byo gucuranga, Imana igiye kuguha ibihe umunezero wo gucuranga. Abisirayeli barambutse bageze hakurya ngo baracuranga. Wambutse nawe uyu mwaka ugeze muri 2025, ariko Imana iguhaye inanga ngo ucurange. Wahuye n'ibikomeye muri 2024, uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 Emmanuel Katanga Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuzuke nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana mu byo ukora byose, wowe neza y'Imana bari nayo umugisha w'Imana ukono ndetse n'abaye bose ahereye hose mu bice bitandukanye by'isi ko dukurikiye kuri ibiganiro byose bica ku Musaraba TV, ariko kandi ukurikirana ibiganiro bica kuri Nzaramya TV. Mwese turabasuje tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Turi mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025. Reka tubabwire ngo umwaka mushya muhire, umwaka uzabera umwaka w'uburumbuke, umwaka w'ishya n'ihirwe muzahe muronke. Tuvuga ngo imirimo yose muzerekezaho amaboko Uwiteka Imana azayihire kandi azahire cyane. Ndabasuje rero mwese bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Nzaramya, nzajya tubaha ikaze. Urakoze cyane. Ndashima Imana mbere na mbere yuko nica imbere ya kamera. Ni ukuri rwose Imana yakoze ibirenze, Imana yagize neza. Nkashimira n'abantu badukurikirana umunsi ku munsi, tuvuga ngo Imana yabarinze. Ni ukuri Imana yagize neza kandi yakoze bikomeye. Nongere mvuge ngo yakoze ibirenze. Ku bantu badukurikiye cyangwa se basanzwe badukurikira, ngira ngo muranzi munzi ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi nanone nubwo muhanzi, ntago muhanzi mvuga ibintu bibi, ahubwo muhanzi mvuga ijambo ry'Imana, mvuga iby'Imana yantumye, namamaza Uwiteka. Niyo mpamvu rero nongeye kugaruka kuri kamera cyangwa se kuri Nzaramya TV ndetse no kuri Musaraba TV, kugira ngo nze mvuge iby'Imana yantumye cyangwa se ibyo biri mu mutima wanjye Imana yashyizemo. Rero ntago dutinze cyangwa se ngo tugende kure, ahubwo tugomba gusenga kugira ngo Imana itangirane natwe kandi iza gusozanya natwe. Ndahamye neza yuko Imana igira neza kandi irasozanya natwe. Tukubwire ngo utangirana natwe ikiganiro, ni ukuri rwose turakwinginze kugira ngo usozanye natwe, kandi ndabizi neza yuko Imana irakora, Imana irakora ibirenze, Imana irakugirira neza. Ndahamya sidikanya yuko Uwiteka afite imbaraga. Mana Nyiringabo, Imana ishobora byose, Nsambi itarumba amahoro yacu, byiringiro by'abera, uzahora iteka ryose. Kakanya turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Waratubwiye ngo aho 2 3 bateraniye ngo uzamanuka ubane nabo. Rero aka kanya namajije kumenya neza yuko turenze 2, turenze na 3, ndetse n'isi yose badukurikiye mu hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bihugu biri hanze. Mbese ni abantu benshi cyane. Muri make ndasenga mpamagara umwuka wera, mwuka wera kugira ngo amanukire ku buzima bwacu, kandi iri jambo tugiye gutambutsa ndetse n'ubuhanuzi bugiye gutambuka, mvugishijwe nawe, ahubwo ntavuga ibyanjye, kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho tujye kuganze, kuko uri Imana igira neza, nyagora ku ngoma. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mucunguzi, amen. Bimeze neza se? Komera neza, meze neza. Ndashima Imana, ngira ngo nabikubwiye, kuko iyo mba nameze neza ntago mba nageze ahangaha. Umwaka utangiye gute? Umwaka nawutangiye neza, kuko impamvu mvuga ngo nawutangiye neza, hariho abawutangiye bari mu bitaro, hariho bawutangiye bahuye n'impanuka zikomeye, bacica amaguru, ariko ngewe urabona ko ndi muzima, mfite ingingo nzima, ndavuga neza. Ndashima Imana. Rero nicyo kintu kimira Imana, kuko nukuri hariho abatangiye umwaka bawutangiriye ahantu habi cyane. Yego. Yes, rero kana turi kuganira, tukana ikiganiro twari turi kuvuga ku kamaro k'umuhanuzi muri society cyangwa se mu gihugu atuyemo. Rero tuganira. Yes. Uyu munsi rero ndifuza ko tugiye gukomeza tuganira, ariko tugana ku musanzu noneho w'umuhanuzi mu kubaka igihugu. Ko turakomezaho, ubu nzi no kugwa n'umwanya kugira ngo ukomeze tubwira icyo umwuka yaba yaguhishuriye cyo gutangariza abantu muri uyu mwaka tutangiye. Turimo abantu bari kwibaza ibintu bitandukanye, se umwaka uzameze gute, ko tuwutangiye, se tuzawusoza gute. Abenshi kwibaza muri ibyo bintu, ariko nk'umuntu w'umunyamasengesho, ahari nimba Imana yo kubwira uri buze kutubwira nimba ukiri gusenga
nabwo urabitubwira ariko ndifuza yuko uza no kujya mu ijambo ry'Imana Imana ikubwira iki mu bantu mu ijambo ryayo cyane ko ari bwo buhanuzi bukomeye kandi bukuru sasa kuko turaganira urakoze cyane icyambere urambajije ngo umusanzu ngo ubuhanuzi ngo umuhanuzi ngo nuwuhe umusanzu w'umuhanuzi ni ukubwiriza abantu kuva mu byaha yego no kwakira agakiza ndetse bave mu byaha kuko ngo kuva mu byaha ariko kujijuka umuntu wavuye mu byaha akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we abasha guhishurirwa byinshi ku Mana. Umuntu ukiri mu byaha ntabwo abasha kumenya ikijya mbere ariko iyo wavuye mu byaha ubasha guhishurirwa iby'ubwami bw'Imana. Ndumva rero umusanzu w'umuhanuzi ari ukuvuga ubutumwa kandi babizi ko yabwiye ngo mugende ngo mubwirize yego ngo mubwirize ubutumwa bwiza ngo mu isi hose ngo abazemera bagakizwa ngo muzababatize ngo mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Rero ubwo ngubwo urabizi neza yuko umuhanuzi ikintu cya mbere agomba gukora ni icyo ngicyo. Urakoze cyane. Mu mwaka dushoje wa 2024 ese abahanuzi nkamwe cyangwa se abavuga butumwa iyo mwisuzumye mukiha amanota mubona mwarakoze umurimo w'Imana uko bikwiriye? Reka nkubwire ubushize ngira ngo nari nabivuyeho narakubwiye ngo hariho abahanuzi bakoze neza ariko hariho n'abahanuzi batakoze neza. Ariko kandi iyo turimo tugenda tukareba mu buryo bwa muntu mu miterere ya muntu twebwe tubarebera inyuma baba barimo bavuga n'Imana neza ukumva rwose aravuga Imana neza ariko Imana imwicaye mu mutima ntago ariyo y'ukuri. Rero Imana y'ukuri imenwa n'Imana ishobora byose. Dawidi ni wabivuze neza hari ahantu yigeze agera aravuga ngo abandi ngo basenga Imana zibona nako ngo abandi basenga Imana zitumva abandi basenga Imana zitabona ngo abandi basenga Imana zidakorakora ngo ariko twebweho ngo dusenga Imana ibona ngo kandi ngo dusenga Imana ivuga ngo kandi dusenga Imana ikorakora ikumva. Yego rero uyu mwaka twatambutsemo simvuze yuko hariho n'abahanuzi badasenga Imana zikorakora ariko nizumve. Yego twebwe rero Imana yacu dusenga ni Imana ikora ni Imana yumva ni Imana isubiza ni Imana ibona ni Imana itabara no mu mwijima ni Imana itabara no mu mvura nyinshi mbese ni Imana ikora aho ibintu bikomeye ibintu byari byanze. Iyo uvuze ngo mwebwe muri bangahe tureba wenyine ngewe n'umutima wanjye umutima wanjye uri muri ngewe yego umutima wanjye uri muri ngewe rero mpamanya neza n'umutima wanjye yuko Imana iri muri twebwe Imana yacu ikora ikumva. Yego hari ijambo rasomye muri biravuga ngo twabaye igitutsi imbere y'Imana. Iyo murebye usanga nta mutaratukishije izina ry'Imana bamwe muri mwe nanone si mwese. Aya nago abatukishije izina ry'Imana barahari bari ku ruhande rwabo ariko n'abubahishije izina ry'Imana nabo barahari. Abo batukishije izina ry'Imana mwiteguye gute gutokora mwiteguye gute gukura icyo cyasha ku izina ry'Imana muri 2025? Gusa mubwiye ngo nagira ngo utangarize ngo ibyabaye umwaka washize ndetse n'iby'umwaka wa 2025 biratandukanye. Cyangwa se umurya tugiye kugenderamo ni umurya urenze wa 2025 na 24 sorry. Ikintu cya mbere turiho abo bantu turababwira bahugukira ibyishuru bave mu by'isi kuko iby'isi ni iby'agahe gatoya
ariko kandi nubwo ari iby'agahe gatoya abenshi babyishimiyemo bazi neza yuko barimo gufata indamu za buri munsi, ariko izo ndamu ni iz'igihe gito. ikintu nababwira ni uko uyu mwaka wa 2025 bagomba kuva mu bintu bari barimo cyangwa se mu kigare bagenderagamo bakubaha Imana, kuko igihe kirageze buri muntu wese ngo akoreshe inkuge ye kandi ayibaze neza rwose. Nicyo ariko se koko umuhanuzi yemerwa ari uko umuhanuzi yahanuye busohoye? reka nkubwire, nigeze mbikubwiraho igihe cyashize, ndakubwira ngo ibintu byavuzwe n'Imana, byavuzwe n'Imana, ibyo bintu birasohora, ariko nanone bishobora kuvugwa ari ibintu bibi kubwo byaguciyemo, kuko uri umuntu w'Imana ukabihagarika. Icyo kintu narakikubwiye. Eliya yigeze, nabikubwiye, ese urajya ngo mbisubiremo, Eliya yigeze guhagarika imvura imyaka 3, imvura irahagarara, arongera aragaruka, arongera imvura iragwa, arabitegeka. Uwo ni umuhanuzi w'Imana. Icyo navuze nyine, Eliya yategetse imvura iragwa, irabura, ubundi iragwa. Ndi kwibaza nyine umuhanuzi w'ukuri, iyo umuhanuzi yahanuye busohoye nibwo yemerwa nk'umuhanuzi, cyangwa ashobora kwemerwa nk'umuhanuzi ibyahanuye bitasohoye? Reka nkubwire, umuhanuzi wahanuye ibyo yahanuye bitasohoye uwo ntabwo aba ari umuhanuzi w'ukuri. Impamvu mubaje gutyo rero, ntabwo aba ari we. none se nuhanura amakuba, ko abahanuzi benshi muri kuza muhanura ibintu by'amakuba, muzishimira yuko ya makuba mwahanuye asohora kugira ngo mwemerwe, cyangwa muzasenga kugira ngo amakuba avanweho? Ariko se nepo, kuki mushaka ko tubamenya cyane kuruta uko mwasenga ibyo mwahanuye bibi bikavaho bikamenywa n'Imana? Reka nkubwire ikintu, nabwiye ngo amakuba ashobora guhanurwa, kandi koko nibyo n'Imana ibyo bayavuze bayabivuze, sibyo? Ariko umenye ngo hari ijambo rivuga ngo iratureberera ku manywa na nijoro, ngo ntabwo isinzira. Nepo, waruzi yuko ushobora kuba uri ubeshejweho n'amashengesho y'abandi, n'amasengesho y'abera? Waruzi yuko hari abantu batakira amanywa na nijoro igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu buri muntu wese aherereyemo, birirwa bagitakira bavuga ati Uwiteka rinda igihugu, rinda igihugu, rinda igihugu. Ese uzi yuko ayo masengesho Imana yayirengagiza? Uzi neza yuko umuhanuzi ashobora guhanura akavuga igihugu kirasenyutse cyangwa se kirarimbutse, ariko hirya no hino hakaba hari abandi barimo gutaka bavuga ati Uwiteka turengere, dutabare, rya sengesho ku Mana rikumvikana, Imana ikabikuraho? None se waruzi yuko Imana ikora gute? Waruzi neza yuko umuntu ushobora kuba uri sehashika wararwaye yaracitse amaguru, umuntu ashobora gusenga ari mu gihugu cya Uganda akavuga ati Uwiteka urengera abantu bababaye ndetse n'abashonje ndetse n'abacitse amaguru, kuko waninze gucika amaguru, ndakwinginze kugira ngo urinde abantu batuye isi. Rya sengesho rikava hirya muri Uganda rikaza rikarengera umuntu uri sehashika. Ese waruzi neza yuko isengesho riri mu gihugu cyo muri Amerika umuntu ashobora gusenga atakuzi, agasengera umuntu uri Faisal agakira uburwayi bukomeye cyane kandi akava muri Faisal? Ese wari ubizi? Ibyo ndabyemera, ariko icyo nibajije ntabwo uransubiza. Weretse gato, nanjye nari ngiye kukubwira ngo umuhanuzi ashobora gusenga yuko igihugu kigize ibibazo, ariko hirya hariya hakaba hari umuntu waraye mu butayu, waraye mu mazi, arimo gusenga avuga ati Uwiteka rengera igihugu, bigakubitana yuko Imana yari yavuze igiye kurimbura igihugu cyangwa se hagiye kuba mu mwuzure mu gihugu. Ryasengesha Imana ikaryumva, ikumva wa muntu ikakirengera, igahita irengera igihugu. Ndi kwibaza rero, none uwo muhanuzi uko yahanuye ko ibibazo bibonetse,
abandi bagasenga bikavaho muzamwemera kandi ibyaha bitasohoye? reka nkubwire, kandi wowe watubwiye ngo nimba bidasohoye ngo ntabwo muzamwemera nk'umuhanuzi, ni gute atazaba umuhanuzi kandi yari yahanuye ahubwo abera bagasenga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga? arega buretse gato mbanze nkubwire, hari ibintu ugomba guhanura, sibyo? kandi rwose tuhamya neza yuko ibintu byose bijyanye n'ubuhanuzi bubi cyangwa se bijyanye n'ubuhanuzi ubona yuko hari ingaruka bizateza, ugasenga bigasubirayo, nta n'ikibazo kiba kiriho. ariko uwo muhanuzi nta n'ikibazo aba afite, kuko aba yatumwe n'Imana, kuko niba ari Imana yamutumye ikaba ari Imana irimo kuvugira muri we, ariko hirya ikongera kumva amarira y'umuborogo umuntu arimo gusenga, wa muhanuzi nta kibazo yagize, ahubwo ikibazo uri kumva ni umuhanuzi wahanuye ibintu byiza ko bizabaho, ariko bya bintu ntibibe, aho ngaho niho kibazo. uko ibyiza bitabayeho ntibibeho, kuki mushaka ko tubonera umuhanuzi mu byo yahanuye byasohoye? kuki tutumva ko Imana yabimuhaye ishobora no kwivuguruza? Imana ntabwo yivuguruza. Umva nkubwire Nepo, kuko ikibazo kindi kugira ngo runaka ngo yarahanuye ntibyasohoye, kandi nibyo kuko yarahanuye, ariko abanyetorero barasenga bivaho, sibyo? ndakumva. Sinzi icyo wita icyiza n'ikibi muri wowe mu buhanuzi bwiza n'ububi. ushobora gusanga ubuhanuzi wita bubi bwo kuri wowe njye mbwita bwiza, cyangwa ubuhanuzi wita bubi bwiza njye mbwita bubi, bitewe n'ubwumva. Ubuhanuzi buba bwiza bitewe n'ubwumva, bukaba bubi bitewe n'ubwumva. Siko bimeze? Yego. None se kuki ushaka ubuhanuzi uvuze ngo umuhanuzi uhanuye ntibisohore, si umuhanuzi kandi yatuma? Mba nkubwire, ahubwo twavuga ati ambere yuko hanura abahanuwe babyakiye bateho. Reka banze nkubwire, hari nge nakubwiye ngo ari ubuhanuzi buca igikuba, kandi ubwo buhanuzi buba butanzwe n'Imana. Ubundi si ubuhanuzi buca igikuba n'ubuhanuzi. Buretse ibyo bintu byavuzwe hari, ariko usubira wari uzi neza yuko hari ikintu Imana ivuga ikakivuga. Abantu badukurikiye bari bazi neza yuko umuntu agira umujinya, nako sorry bari bazi yuko Imana igira umujinya. Uzi ko Imana ishobora kugira umujinya bitewe n'ikintu ibonye, ariko abantu bahitakira bitewe n'abantu bahitakira ku manywa na nijoro amasengesho yabera, ikongera ikihindura ikavuga ngo ikigarura. Abantu bari babizi, ariko undi azagumya ni umuhanuzi nyine. Imana rero ijya yigarura kubwo umujinya yari yagize, ariko ikongera ikigaruka ikavuga tumva ubwo byari byagenze gutyo, reka nongere ngaruka. Kubera iki? Kubwo gutaka kw'amashengesho yabera. Ibyo ndabyemera, ibyo bivuze ndabyemera. Aho tutari turi kwemenya n'ahantu nakubazaga ngo umuhanuzi yitwa umuhanuzi ryari, ukaba ngo iyo ubuhanuzi ahantu butasohoye ngo si umuhanuzi, niho tutemeranyaga. Niba ibyahantu bitasohoye uti si umuhanuzi, aho niho tutahuzaga. Yego, ndakumva. Ariko aho ngo urabyemeye nimba umuhanuzi, ko twemere yuko umuhanuzi ntabwo twamugenzereza mu by'abantu. Ariko icyo ndi kwibaza, ubuhanuzi buhamura abantu, ubwo ni ubuhanuzi ubundi? Mba nkubwire, umeze nk'iterabwoba, ntago ari uguhamura abantu, ntago ari uguhamura abantu. Niba ari ikintu cyavuye ku Uwiteka, sibyo? Niba ari ikintu cyavuye ku Uwiteka, niba ari ubuhanuzi bwavuye ku Mana, ntago ari ubuhanuzi bwo guhamura abantu, sibyo? Abantu bamenye niba Imana yaciye umuhanuzi wayo ikavuga ngo bigenze gutya, bibaye gutya, ahubwo wenda Imana kubera ko idutabara ku manywa na nijoro kandi ikaturengera, ishobora gukoresha abandi bahanuzi bagakuraho bya bindi. Ariko hari ubuhanuzi buza bumeze nk'uri guhambura abantu, ugasanga abantu bavuye mu byizerwa batetiye tikarabaye. Umuntu ashaka kuvuga ngo ejo nk'iki gihe wapfuye, bajya babuhabura. Ariko buretse gato manze nkubwire, niba ari Imana ivuze warenzaho iki? Nese Imana itera ubwoba. Oya, ntago ari ubwoba. None se ubwoba gute? Ntago ari ubwoba, nyine uhanuye icyo wategetswe. Uhanuye icyo wategetswe, nutanabivuga
urasanga imana iragufata mu izosi uhanuye uko wategetswe, cyangwa se mo kimwe wowe muhanuzi, sibyo? Wowe muhanuzi uyoborwa n'umwuka w'Imana, gira uko ubigenza. Niba wowe bibonye gutyo, genda usenge, uri kumva icyo Imana ibikubwiraho. Ariko niba ngombwa Imana ikakubwira ngo bivuge, urabivuga. None se urakora iki? None se ibintu byose mubonye, reka nemeye ko mwabibonye cyangwa se mwabibwiwe, niko mubigomba kubivuga? Icyo ubonye cyo, icyo mwabonye cyangwa se mweretswe, ni ngombwa ko mwese cyose mugomba kukivuga, cyangwa icyo mugomba kugera mugasengera mutakivuze? Akubwiye ngo sibyo, nanjye nabivuze. Hari icyo ushobora kubona ukagenda ukabanza ugasenga, ugasenga. Ariko Imana byaba ngombwa urupfu rukujeho, ndakora ibishoboka byose ngende nsenge. Icyo ndende kubaza sori, ubuhanuzi bwose muhanura ni ngombwa kubuvuga, cyangwa se ibyo mubona, ibyo mwerekwa ni ngombwa kubivuga byose, cyangwa hari ibyo mubona bikangwa ko mujya kubisengera muture mubitangaza bitewe n'uburyo bimeze? Reka nkubwire, none se nepo, ubungubu aya masaha hari abantu benshi bataza baza kuri kamera nk'uko tuziyezaho, kandi babahanuzi, kandi baba bari mu butayu basenga, kandi bakerekwa na byinshi, ariko bagasenga bigasubirayo, sibyo? Kuza kuri kamera rero ntabwo ari kuvuga ngo uwugira amahirwe aza kuri kamera, ariko n'utagira amahirwe hari ibyo abona ari aho hirya mu butayu agasenga. Urugero, Dawidi yabonye neza kera Imana imwerekaga mu butayu, ikamwereka mu butayu yuko azaba umwami, ndetse Dawidi ari ikintu Imana yari yaramuvuzeho, sibyo? Imana yavuganaga nawe ari mu butayu, sibyo? Aragiraga intama zitari n'izase, ndetse nako zari izase ndetse n'abakuru be. Ariko kubw'ibyo Imana ntabwo yaburaga kumwereka iri mu butayu, yagendaga imwerekera, ikamwereka ibizaba byose mu gihugu. Bishatse kuvuga iki? Hari abahanuzi rero badusengera amanywa n'ijoro hirya no hino, bari hirya aho ngaho batamenyekana nk'uko twebwe tumenyekana, ngira ngo aho ngo yarashubijwe kandi ari abahanuzi. None icyo nashaka kugira ngo nsobanure ni icyo ngicyo, nimba ibintu byose Imana iguhaye ugomba kubivuga, ariko dusanze yuko ibintu byose Imana iguhaye atari ngombwa kubitangaza, ibyo ugomba kugenda ugasengera utiriwe unabitangaza. Akaba naho navuze ngo hari ibintu muhanura bimeze nk'iterabwoba bitewe n'uko mu bihanura bitagomba kubihanura, mwagomba kubisengera. Ibyo nabyemera. Nabwiye ngo abahanuzi, nabwiye ngo umwuka agenzurwa na nyirawo, sibyo? Agenzurwa na nyirawo. Rero uko umwuka wanyu ugenzurira, nuko umwuka agenzurira abandi, gusa ngewe ubwanjye ku giti cyanjye, ngewe hari icyo nshobora kubona giteye hamuka, nkabanza nkasenga. Yes. Yesu ravuze ni muguru ubwenge nzabareka. Reka tugushimire nzaramya, reka tugushimire rumwe mu bakozi b'Imana, kandi nemera amavuta yawe. Imana igiye gukomeza amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngo umwanya noneho ukomeze unadusoreza utugezaho n'icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Yes, reka ntago ndibuvuge umwanya munini, cyangwa se ngo nizime mu magambo, ahubwo ndizimba ku byo umwami Imana ankoresha, cyangwa se umwami Imana amvugiramo. Twari turi mu mwaka wa 2024, aka kanya turimo dukora ikiganiro, turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2025, ukwezi kwa mbere. Turashima umwami Imana udushoboze kugira ngo tugere muri aya matariki. Umwaka wa 2024 ni umwaka munini cyane, umwaka ugizwe n'amezi 12. Ayo mezi 12 agizwe n'iminsi 365. Iyo minsi 365
iyo uyirebye ugasanga iyo minsi yose uko wayikuruye, ugasanga ntabwo wigeze ucika ukuguru, ugasanga ntabwo wigeze ucika ukuboko, ugasanga ntabwo wigeze urwara, ndetse n'iyo waba wararwaye ukajya sehashika ariko ukaba Imana ikagukurayo, ndetse n'iyo waba wararwaye ukajya Fayisari ariko Imana ikagukurayo, ndetse n'iyo waba wararwaye ukajya mu bitaro bikomeye cyane ariko Imana ikagukurayo, iryo ni ishimwe rikomeye cyane utabasha gufata ubwawe ngo uribumbatire. Ni ishimwe riremereye cyane, rifite imbaraga cyane utabasha kumva uko bimeze. Twabonye amezi 12 n'iminsi 365, ni iminsi ifite ikigero utamenya uko kirondoreka. Bishatse kuvuga iki cyangwa nshatse kukubwira iki? Nshatse kukubwira ngo ugomba gushima yuko Imana yakoze ibikomeye cyane kandi birenze ku buzima bwawe, ariko kandi ngarukanye n'ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe bw'uyu mwaka wa 2025. Umwaka wa 2024 wahuye n'ingorane nyinshi cyane, uhura n'ibibazo bikomeye cyane, uhura n'inzitizi zikomeye cyane, ubona mbese hirya no hino birakomeye cyane. Ariko uyu mwaka wa 2025 nze kukubwira ngo nubwo wahuye n'ibikomeye, ariko Uwiteka kuzaniye ubundi butabazi bukomeye ku buzima bwawe. Hari igihugu uherereyemo hirya no hino ubu tuvugana ntago nkizi, ariko icyo nzi cyo Imana iri kumwe nawe ku buzima bwawe. Imana iri kumwe nawe ku buzima bwawe. Watangiye uriya mwaka wa 2024 urwaye, watangiye uriya mwaka wa 2024 utangira n'amadeni, uriya mwaka wa 2024 warawutangiye utangirana ibibazo, uriya mwaka wa 2024 warawutangiye utangirana intambara zikomeye, uriya mwaka wa 2024 warawutangiye rwose ubone bwawe biragucanze kugira ngo uzawurenga, ubona ni intambara zitashoboka. Ariko ncahangaha kuri kamera ngo nkubwire ngo nubwo wawutangiye uriya mwaka wa 2024 ukabona ibintu birakomeye ku buzima bwawe, ukabona nta mahitamo y'ubuzima bwawe, nje kukubwira ngo uyu mwaka wa 2025 ibyo wari waragerageje mu mwaka wa 2020 bikananirana, uyu mwaka wa 2025 bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Mana yaratubwiye ngo tuzategeka, ngo kandi ngo tuzategeka rwose, ngo n'imisozi ngo tuzayimura. Ikintu cya mbere nje kukubwira ngo tuje gutegeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi nukuri jambo Imana yavuze ntago rijya risaza ngo rikuka amenyo, ngo cyangwa se ngo gitwaza akabando, ntago bishoboka. Jambo Imana yavuze rirakomera kandi rikora ibikomeye ku buzima bwawe. Kimana yaremye ntago, Kimana yavuze kiraremeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uraho mama, uraho uri muri Amerika, uraho. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, umaranye ikibazo gikomeye ku buzima bwawe, wabuze amahitamo yo kuba watabarwa n'Imana. Ariko reka nkubwire ngo uyu munsi hongera usugunye urushundura rwawe. Yesu aje kugutabara, Yesu aje kukurengera, Yesu aje kugira neza. Mana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umukozi w'Imana ngwino dufashe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufashe. Gutegeka kwa kabiri. Imana yambwiye nze mbikubwire.
haleluya. Gutegeka kwa kabiri ibice 31 umurongo waho wa 8. Sobera uwo murongo asigaye ubundi mpanure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Gutegeka kwa kabiri ibice 31 umurongo waho wa 8. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iteka ubwe azakujya imbere. Uyu mwaka Uwiteka ubwe azakujya imbere mama, azabana nawe, ntazagusiga, ntabwo azigera gusiga, ntazaguhana, ntutinye rwose, ntukuke umutima. Ubu buhanuzi ni ubwawe mama. Reka nk'ubutangariza ngo uyu mwaka wa 2020 itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2025, ariko ubuhanuzi nkusaniye buravuze ngo ntutinye, ngo ntukuke umutima. Haleluya. Ngo azakujya imbere. Haleluya. Ngo azakujya imbere paka y'amezi 12 arangiye. Mana ishimwe. Ugiriwe umugisha wo kubona kino kiganiro, ugiriwe umugisha wo kumva buhono buhanuzi, kandi iri jambo ndumva rigiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe, kandi ubu buhanuzi ndumva bukugezeho, ndumva bugiye kuguhagurutsa ku gisasiro, ndumva bugiye kuguhagurutsa ku burwayi wari umaranye iminsi, mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo ntutinye, ngo Imana izakujya imbere. Uriya mwaka wabuze uwakujya imbere. Uhura n'uburwayi ubura uwakujya imbere. Uhura n'ubushomeri ubura uwakujya imbere. Uhura n'intambara ubura uwakujya imbere. Uhura n'ibikomeye cyane ubura uwakujya imbere. Ariko ubuhanuzi nkuzaniye ntukuke umutima, ntugire ubwoba. Iyabanye na Mose mu butayu niyo igiye kubana nawe, iyabanye na Eliya niyo igiye kubana nawe. Ntutinye mukobwa, ntutinye mama, ntutinye rwose, ntukuke umutima. Imana izakujya imbere, kandi ahataringaniye izaharinganyiza. Wari ufite ibibazo bikomeye, ariko Uwiteka arakubwiye ngo ntutinye. Mana ishimwe. Reka nkubwire, haleluya. Numwe mu bahanuzi bagomba kuvuga iby'Imana ivuze, numwe mu bahanuzi bagomba kuvuga iby'Imana itegetse. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ntutinye wa mubyeyi we, birashoboka ko wari umaranye uburwayi iminsi, uburwayi buri mu nda, ariko ntutinye. Haleluya. Umaranye uburwayi iminsi myinshi, umutwe, urwara umutwe, ariko ijambo rirabwiye ngo ntutinye. Imana igiye kugendana nawe, igiye gukorana nawe. Umaranye uburwayi kanseri iminsi myinshi mu nda, ariko Imana igiye gukorana nawe. Imana igiye gutangirana nawe uyu mwaka. Ubugi bwinshi, nyemerera rero umve buhoro buhanuzi. Ubuhanuzi ni ubwawe, ubuhanuzi ni ubwawe rwose, nukuri rwose ni ubwawe. Imana isenye imigozi yari iri ku buzima bwawe, Imana isenye rwose kuri uyu mwaka wa 2025. Imana yitamurire ku buzima bwawe, Imana ikora ibikomeye cyane. Haleluya. Twagiye tubona Imana ikiza abantu bakomeye, twagiye tubona Imana ikiza uburwayi, twagiye tubona Imana ikiza za kanseri, twagiye tubona Imana ikiza za diyabete. Haleluya mwene data. Igihugu cyose uherereyemo ntago ngewe nyitayeho, ahantu hose uherereye ntago mpitayeho, ariko icyonzi cyo ni kimwe, nuko nze hano kuguhanurira nkubwira ngo ibyari bikomeye muri uriya mwaka wa 2024 ubu ngubu Uwiteka agiye kugukorera byoroshye, agiye kugukorera deliverance, agiye kugukorera deliverance. Haleluya. Nigeze nsoma ijambo umwe riramfasha, ijambo rimwe rirambwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye.
hareruya hareruya ngo izakomeza kuturokora. Iryo jambo nkunda kurivuga. Reka nkubwire mama, Imana irakurokoye kandi ikurokoye ubyara. Imana irakurokoye mu izina rya Yesu. Imana irakurokoye uburwayi wari ufite, Imana irakurokoye. Ubwo burwayi urwaye ntabwo bwari bwo kukwica, ahubwo ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, ni ukugira ngo Imana ishyirwe hejuru, ni ukugira ngo Imana ikore ibirenze ku buzima bwawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hareruya hareruya. Gukiza kw'Imana ntabwo bisaba ingabo nyinshi, gukiza kw'Imana ntabwo bisaba ingabo nyinshi rwose. Imana yakoresha n'ingabo nkeya ariko ku buzima bwawe bigakoreka. Imana yakoresha n'ikiganza cyayo ariko ku buzima bwawe bigatungana. Imana yavuga ijambo rimwe gusa ku buzima bwawe bikemera. Imana yategeka rwose ku buzima bwawe ukabaho neza. Imana yategeka rwose abakurogaga bikavaho. Imana yategeka rwose abari baravuze ngo ntabwo uzashaka, nukuri rwose ugashaka. Abari baravuze ngo ntuzabaho, nukuri rwose ukabara imyaka 100. Bari baravuze ngo ntuzashaka umugabo, nukuri rwose ukamushaka. Ijambo ry'Imana iyo rivuze ntabwo rijya risohokera ubusa, ahubwo risohokera icyo yavuganye risohoka rikoze icyo Imana yavuze. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nyemereranya guhora ku ngoma, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ubwo ndimo vuga rino jambo ryawe rikore ku mitima ya benshi mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi ni ubwawe Imana. Yo haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo nzigera mvuga icyo Imana itambwiye, ntabwo nzigera mvuga icyo Imana itantegetse. Nzavuga icyo Imana yambwiye. Dore yuko abantu benshi basigaye bavuga ibyo Imana itababwiye kugira ngo bashimwe n'abantu. Nukuri rwose ushobora gushimwa n'abantu ariko ku Mana ntushimwe. Ibyo byose ingororano zose ni zeru. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariwe gukorera Imana. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariwe kuvugira Imana. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariye kwamamaza Uwiteka. Dore abandi barimo bamamaza ibyabo, dore abandi barimo bamamaza ubusinzi, dore abandi barimo bamamaza ibyabo, ariko icyo tuzi cyo ni kimwe. Abandi bakamamaza uburaya, abandi bakamamaza ubucuraguzi, ariko twe tuzamamaza ishobora byose. Tuzamamaza Imana yacu bwite. Babyanga batabyemera, Imana yacu iracyakora. Babyanga batabyumva, Imana yacyarema. Babyanga batabyumva, uyu mwaka Imana igiye gukora ibikomeye. Haleluya haleluya. Dore bamwe bagiye Yo haleluya haleluya. Dore bamwe bagiye kubona amazu bari barabuze mu 2024. Dore abandi bagiye kubona amamodoka bari barabuze muri 2024. Dore abandi bagiye kwakira, dore abandi bagiye kwiga za kaminuza bari barabuze uburyo baziga 2024. Dore abandi bagiye kwakira amafaranga bari barabuze 2024. Nukuri rwose wowe byumvishe, nakwinginze kugira ngo ubyizere, kuko icyo wabuze muri mwaka 2024 ugiye kucyakira muri uyu mwaka. Dore bari baragucukuriye imva ariko Uwiteka yigukuriyeho. Nukuri rwose Uwiteka arayitsibye. Ijambo Imana yavuze ntago risaza ngo rikuka amenyo. Ijambo Imana yavuze rirakomera. Ijambo Imana yavuze haleluya haleluya. Nigeze ncoma ijambo rirambwira ngo niyo yaturemye turi urusoro, mwidushyira mu nda za mama, ngo ninakize niyo izigiye tuzapfira, ariko abarozi bagerageza kudutekinika kugira ngo tuve ku isi igihe kitari cyagera, ariko ntago bizegera bishoboka. Ijambo yavuze ku buzima bwacu rizakomera. Ijambo yavuze ku buzima bwacu rizabaho. Haleluya haleluya haleluya. Nukuri rwose Imana icyo yavuze irirahira ikagikora. Haleluya haleluya. Yarirahira avuga ngo ntago nzigera nticuza icyo navuze rwose, kuko ndi Imana. Yo haleluya haleluya. Umuntu ashobora kukwemerera etaje, nukuri rwose ubuye kwizana mu gitondo. Haleluya haleluya. Wagerayo rwose ari bugushinyire sheke agahita kubwira ngo yabivuyemo, ariko Imana yacu ntabwo ijya ibivamo. Umuntu ashobora kukwemerera amafaranga, nukuri rwose yayakwemereye, ariko nukuri rwose wayapangiye, nukuri rwose wapanze kurishyura abana Venerevare, nukuri rwose wajyayo agahita kubwira ngo yabivuyemo, yabihinduye. Imana yacu yo mwahanye gahunda, aho mwayihaniye niho muhurira. Nukuri ikora ibikomeye kandi igakora ibirenze. Imana
ishimwe cyane. Umuntu ashobora kwihinduka n'ukuri kw'Imana, ariko Imana yacu ntago yihinduka. Umuntu ashobora kubwira ngo ugende muhurire kuri banke, n'ukuri rwose wumvaga yuko Imana iguhaye amaronko ariko bigahinduka. Imana ishobora kukubwira icyo yakubwiye cyose kirasohora. Nyemerera rero data wa twese wumve icyo Imana irimo kuvugana nawe. Nyemerera Nyaguhora ku ngoma, bano bantu bumve icyo urimo kuvugana nabo. Yo, haleluya, haleluya. Birashoboka rwose, birashoboka. Umuntu akubwira ngo tugende mu mujyi rwose, ndakugurira akambaro kameze neza, ndakwambika rwose uraberwa, ndakwambika rwose wambara meza, ariko n'ukuri rwose wamara kugerayo wagerayo witeguye, n'ukuri rwose bikanga. Ariko ndagira ngo utangarize ngo icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Sifa ngo Mungu, sifa ngo Mungu. Haleluya, haleluya. Icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Nasomye ijambo rirafashe rambwira ngo ahirwe uwizeye icyo yabwiwe n'Umwami Imana ko kizasohora. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora ku buzima bwawe. N'ukuri rwose reka ngutangarize iki kintu, icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Ubyangu byemere. Twebwe dufite ibihamya n'ibimenyetso. Satani agerageza kurwana, akageza gukora, ariko ararwana ariko ntago ari umunesha. Gerageza ararwana ariko ntago ari umunesha. Mwene data dukurikiranye n'imotsoza, ndagira ngo utangarize ngo Satani nta ntwara afite zo kukurwanya. Satani nta ntwara afite zo kukurwanya. Ese wari uzi neza yuko Satani yaje kukurwanya akurwanisha intwaro agusanganye? Iyo agusanganye intwaro y'agahinda, agufatana n'intwaro y'agahinda, akakurwanisha ya ntwaro y'agahinda ufite, agahita agenda akabwira agahinda ngo mubwira yuko apfuye birangiye, nawe ugahita wumva yuko upfuye birangire. Iyo agusanganye intwaro y'ubushomeri, ahita akubwira ngo nyine ubushomeri buragufasha. Ariko n'ukuri rwose ndagira ngo utangarize ngo Satani nta ntwara afite zo kukurwanya. Nubwo byagenda gute, ndagira ngo ubwire ngo icyo wavuganye n'Imana kizasohora uko byagenda kose. Sifa a Mungu, sifa kwa Mungu. Mana ishimwe. Birakomeye ku buzima bwawe, ariko ntago byayirenze, iracyakora. Mana ishimwe. Birakomeye ku buzima bwawe, nubwo byakurenze, nubwo byarenze inkombe, ariko ntago byananiye Imana gukora. Iryo jambo ntorejeho. Yego. Nubwo byarenze inkombe, ntago Imana byayinaniye gukora. Amen. Nubwo byarenze inkombe, ntago byigeze binanira Imana gukora. Uyu mwaka wa 2025 ni uw'amashimwe ku buzima bwawe. Hahirwa umuntu ubonye kino kiganiro, wowe ukibonye ubyakire ko uyu mwaka wa 2025 atari uwo gukenyuka, ahubwo ari ukubaho. Ahubwo ari ukubaho. Wowe ugiriwe umugisha ukaba ubonye kino kiganiro, ukaba ukibonye rwose, ukagirirwa umugisha ukakibona, menya ko wabayeho kubaho. Kandi uyu mwaka ni ukuri rwose Imana irakugaburiye. Wenda bizashoboka yuko uzasubira inyuma, ariko ntuzasubira inyuma, ntuzibagirwe aho Imana yagukuye. Uko wari uri 2024 siko uyu mwaka bigiye kuzakugendekera 2025. Nubwo hariho bakubwiye ngo birarangiye, ariko haracyariho zakugenda imbere. Haleluya. Nubwo hariho bakubwiye ngo urapfuye, ariko haracyariho ijambo witinya. Haleluya. Haracyariho ijambo witinya sha. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mana ishimwe. Haracyariho ijambo ngo witinya. Mana ishimwe. Uko Imana yabanaga na Mose, haleluya, niko Imana igiye kubana nawe. Mana ishimwe.
ko Imana yakoze ibikomeye igaca inyanja Abisiraheli bakambuka. Bari bari muri gihugu cya Egiputa, bari bari mu gihugu cy'umubabaro, bari bari mu gihugu cya Farawo, bari mu gihugu giteye ubwoba, birirwaga bakubitwa, birirwaga bari mu gahinda gakomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikuhaye inzira muri uyu mwaka wa 2025. Ndagira ngo utangarize ngo Imana iguhaye inzira, igutambukije ahumutse nk'uko Imana yambukije Abisiraheli ahumutse. Ni ukuri rwose igiye kugukorera ibikomeye. Ufite amahirwe yo kuba wabonye kino kiganiro. Imana igiye kugukorera birenze cyane kurenza 2024. Umva nkubwire inshuti yanjye ngo barayambutse ngo bageze hakurya, Abisiraheli bamajije kugirirwa neza n'Imana, ngo barangije ngo baracuranga. Reka ngutangarize ngo Imana igiye kuguha umunsi wo gucuranga, Imana igiye kuguha ibihe byo gucuranga, Imana igiye kuguha ibihe umunezero wo gucuranga. Abisiraheli barambutse bageze hakurya ngo baracuranga. Wambutse nawe uyu mwaka ugeze muri 2025, ariko Imana iguhaye inanga ngo curange. Wahuye n'ibikomeye muri 2024, ariko Imana iguhaye inanga ngo curange. Ugiye gucuranga iz'umunezero, ugiye gucuranga iz'amashimwe, ugiye gucuranga mama, ugiye gucuranga papa, ugiye gucuranga mubyeyi, ugiye gucuranga, ugiye gucuranga. Nuko nkubwiye ugiye gucuranga, nuko rwose ugiye gucuranga. Reka dusoze dusenga Imana, nta kundi. Icyo Imana yavuze iragikurikira. Reka dusenga Imana, kandi nukuri rwose dusenga Imana. Wakire yuko ugiye gucuranga ubyara neza. Haleluya. Ugiye gucuranga ugura inzu nziza, ugiye gucuranga Imana iguha imodoka, ugiye gucuranga nukuri rwose upanga business yawe neza, ugiye gucuranga udeduana amaduka yawe, ugiye gucuranga udeduana imodoka mu bwato, ugiye gucuranga. Kandi rwose reka nkubwire, iri sengesho ngiye kurisenga rwose, ngiye kwinginga Imana ishobora byose. Ikintu cyose cyari kikwicariye ku buzima bwawe, nukuri rwose ngiye kurisenga, kirahita gihaguruka kuko ubu ngubu ndi mu mavuta y'isumba byose. Kirahita gihaguruka rwose. Niba ari n'imyuka mibi ikuriho, irahita kuvaho uyumva rwose, kandi rwose pe urahita kuvaho uyumva, kuko twahawe ubutwari bwo gutegeka inzoka na skoropiyo. Kandi ngo niyo tuzajya ikitwica ngo nta kintu kizadutwara. Ubu ngubu ndi mu butware bw'isumba byose. Nukuri rwose ngiye gutegeka igihugu cyose waba urimo, ntago nkuzi, ariko icyo nzi cyo nuko ikintu cyose cyari kikwicariye ku buzima bwawe kigiye kuguhagurukaho. Aka kanya kigiye guhaguruka. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana mama, tugiye gusenga icyiciro cyose waba urimo. Ndakwinginze kugira ngo wizere. Uburwayi bwose bubaho nabonye mu buzima bubaho. Nepo, uzi uburwayi nabonye bubaho mu buzima ni uburwayi bwo kutizera. Uburwayi bwo kutizera n'ukuri kw'Imana buragatsindwa. Uburwayi bwo kutizera, uzi ko umuntu ashobora kuyatumva Imana iguhaye imodoka, kandi ari Imana yabivuze, ariko ni wizere n'ukuri kw'Imana. Ariko aka kanya ngiye gusengera abantu, birasa icyambere birabasa n'ukwizera. Ariko nanjye mpagaze mu mavuta y'isumba byose, mpagaze mu kuboko kw'isumba byose. Imana igiye kubagirira neza. Nukuri rwose ngiye numva Imana igiye gukora ibikomeye. Umuntu wese udukurikiye, nukuri Imana igiye kumukorera ibikomeye, kuko ndumva ndi mu mavuta adasanzwe. Na amavuta tutagura muri butike ngo tuteke amafiriti. Oya,
babyumve neza abantu. Amavuta turimo, amavuta ndimo ntago ari amavuta ya Elayo, aya ngaya bahaha, oya. Amavuta ndimo ntago ari amavuta y'ibihwagari, oya. Ahubwo ni amavuta duhabwa n'isumba byose. Ni amavuta duhabwa n'Imana ikora ibikomeye kandi ikora ibirenze. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyo ukora cyose ni ijambo ryawe. Urategeka kandi ukavuga bikaba. Nigeze nsoma ijambo rirambwira ngo na nyuma ya 0 urakora. Yo haleluya. Mana ushimwe. Ngo na nyuma ya 0 urakora. Ngo na nyuma ya 0 urakora. Nyemereranya guhora ku ngoma kubw'izina ryawe ndetse no gutegeka kwawe kwera. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngo abantu ngo ntago bajya bemera yuko gukora, ariko ikitwemeza yuko ukora kandi ikitwemeza yuko urema nuko na nyuma ya 0 ukora. Ariko abantu bo 0 iyo bayibonye bayibona nk'ubusa. Imbere yawe 0 ni y'agaciro gakomeye cyane. 0 ni umubare ukomeye cyane. Ariko abantu twebwe iyo tubonye 0 tuyifata nk'ubusa. 0 ni umubare udakoreka ku buzima bwacu. 0 ni umubare tureba tukabona rwose umubare wa 0 nta kintu umaze. Ariko imbere yawe 0 ikora ibikomeye. Ariko imbere yawe 0 ikora ibidasanzwe. Ndasenga mpagaze mu butware bwawe. Umuntu wese ufite ikibazo cyari kimwicariye, aka kanya ndasenga kugira ngo kimuhagurukeho. Ndasenga ngo kimuhagurukeho. Imbaraga mbi z'umwijima zigenda. Haleluya. Imbaraga mbi z'abadayimoni zihunge. Imbaraga mbi z'abarozi zihunge. Imbaraga mbi z'abakonikoni zihunge katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Uri Imana igihagurutsa ibimuga. Uri Imana igivura abapfuye. Uri Imana igiza kanseri rwose. Haleluya. Uri Imana ikora ibikomeye. Nasengera abantu bari muri Amerika, ndabasenyera mu izina rya Yesu ngo bagirire neza kandi mwami. Dore hari ababona amafaranga bakayabona rwose pe ameshi cyane, ariko ntagire icyo bamarira. Abantu bari muri Amerika ndabasenyera mu izina rya Yesu. Dore hari abandi bari muri Canada nabo ndabasenyera mu izina rya Yesu. Nasenyera isi yose muri rusange. Abantu bafite ibibazo, abantu baremerewe n'imibiri, abantu bafite uburwayi bwananiranye, abo ngabo bakorera ibikomeye bakure ku gisasiro. Nukuri rwose ubakize kuko uri Imana itabara kandi ukaba uri Imana mbagusenga. Yo haleluya. Ndabona hari abukije rwose. Ubabwira ngo nibakire uburibwe bwabo bagende, ngo nibakire uburibwe bwabo bahaguruke. Ndabona hari abarimo guhagurutsa rwose. Uri Imana ishobora byose. Cyubahiro n'ikibi cyawe mwami wanje. Wongeye urambwiye ngo 0 ngo imbere yawe irakora. Haleluya. Mana ushimwa. 0 rwose imbere yawe irakora. 0 ikora ibikomeye imbere yawe. Twebwe turayibona tukayibona ari 0, ariko imbere yawe irakora. Nyemeranya guhora ku ngoma rero. Amashimwe na yawe n'icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi bazahore bagushimwa ibihe n'ibihe. Ndasenze ngo icyubahiro cyawe gikomeze gushyirwa hejuru. Ubahaye indirimbo yo gucuranga kandi bazacuranga muri uyu mwaka wa 2025. Nawe rero komeza gushyirwa hejuru kandi icyubahiro cyawe gikomeze gushyirwa hejuru. Uzahora iteka ryose mucunguzi wanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niwe nizeye kandi urakoze. Amen, amen, amen. Kubwo bikoze ndagushimiye mwami. Amen. Haleluya. Kura tugira ngo utange nimero ya telefone. Imana ishimwe kandi Imana ikoze ibirenze. Imana ikoze ibirenze. Ngira ngo nabababwiye amazina yanjye ni Nzaramyimana Pierre. Amazina yanjye ni Nzaramyimana Pierre. Sinzigera nirata. Sinzigera mbese ahubwo nzirata Imana yanjye. Nzirata Imana yanjye. Nomero ni 0788 59
84 26. Nomero yanjye nanone nyisubiremo ni 0788 59 84 26. Amazina ni Nzaramyimana Pierre. Yesu aguha umugisha kandi akwagurira imbago. Salomo shalomo shalomo nawe ubutaha. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 31 942 cyangwa 0722 55 53 549. Emmanuel Catering Service.